muraho nirwibutsa ndagarutse hari akantu nagira ngo nongere mbagezeho gashya mbibutse bamenyeshe cyane ko byose bijya kwitwa amazina byiswe n'abakurambere bacu byiswe n'abakurambere nk'aba Mututsi w'ibanze ni Imana mugomba kumenya kuko niyo yagize uruhare mu kwita amazina ibintu byose byo kwisi. Mututsi w'ibanze nawe wagize uruhare rwo kuzana ururimi akaruha abantu. So akenshi usanga abanyeshuri cyangwa abashakashatsi bibaza bati umugabane wa Afrika witwaga gwiki, abasanga ubutaka bo ku mugabane wa Afrika bawitaga gute mu izina kamerano. So twasanze umwanditsi kabuhariwe w'umusenegal witwaga Cheikh Anta Diop yaravuze mu gitabo cye, kimwe mu bitabo bye, ko umugabane wa Afrika witwaga Alkebulan, ngo bivuze ngo mama w'ikiremwa muntu cyangwa umurima w'inda. Okay, abankurikira cyane muzi ko ijambo Garden of Eden ndifata ukundi nasanze bivuze isi yose kuko isi ni urutare rw'inda. Aha we aragerageza kuvuga ko Garden of Eden bivuze nyine Afrika, ngo wabishyira mu kirimi cya kamerano ngo bivuze ngo Alkebulan. Ugasanga abanyeshuri benshi bakora ubushakashatsi mu bintu bijyanye na Afrika barafashe iyo nyandiko n'icyo cyemezo, baracyemeje baragishimangiye ko umugabane wa Afrika batarawitirira umusirikare witwaga Scipio Africanus, wari umujenerali w'umuroma waje hariya muri Afrika ya ruguru. Nasanze Alkebulan byegera ukuri, ariko nagira ngo mbigeze mu rugo iwacu mu Rwanda kuko ururimi rwahereye iwacu rwazanywe na Mututsi w'ibanze. Uyu mana yitwa Mututsi w'ibanze murayivuga ariko ntimuyizi neza, kandi ibyayo byose byarasobanuwe bishyirwa hariya ku karubanda Misiri, ariko murabyirengagiza ntimubizi. Mututsi w'ibanze niwe wazanye ururimi ku isi. Abazungu bamwita Thoth. So nagira ngo turebe uko umugabane wa Afrika izina ryawo nyaryo byari. Ese byari Alkebulan cyangwa byari bivugitse ukundi kuntu? Reka tubirebe. Noneho mfata ijambo Afrika kuko ari Alkebulan ari Afrika, byose ni hahandi ni rya jambo kamerano ryahinduwe karemano. Okay, reka turisubize mu buryo. Mbere abazungu bajya kubatiza Afrika, ntabwo babatije Afrika bashingiye umusirikare witwaga Africanus. Ntabwo twabyemeza neza, ntitubizi neza ko ari ukuri, ariko kera abarabu batera hariya haruguru muri Afrika ya ruguru basanze ibintu by'amagambo bisobanuye umugabane icyo witwaga, hanyuma iryo jambo rikaba ryari rivugitse ukundi kuntu, ariko bo bakarifata nabo kwabo. Noneho baravuga bati Abrika. Okay, ngo Abrika. Okay, Afrika barisanze byanditse ahantu, ariko conception yabo iza icuritse inyuguta. Hari ikintu navumbuye, nasanze ko indimi za kera zose uko zari zimeze zaraje kongera zigakomezwa, ariko harabayeho ivangagurika ry'inkingi. Sinzi icyazanye icyo kintu, byenda gushimangira cya kintu bavuga ko higeze kubaho umutiba wa kimari ukavuyanga indimi z'abantu, yenda nkana. Gishobora kuba ari igikorwa cyakozwe na ba Mututsi, cyangwa hari ikindi kintu tutaramenya kiri mu mayobera cyangwa mysteries, nacyo tugomba kuzavumbura tukamenya neza. Kuko nasanze indimi zose zo ku isi zishingiye mu ndimi zacu zo mu biyaga bigari, ariko inyuguta zigiye zivanze. Kuko nabwo ko ndi linguistic forensist. Okay, niko kazi kanje ku ruhande nshishikarira kuvuguruza nkagarura ibintu uko byari bimeze mbere hatarabaho reset, kuko habaye resets nyinshi, ariko reset ya mbere banza yarabaye ku ndimi. Okay, so abarabu ba kera nko mu bihe bya 500 gutyo baraje bita umugabane wa Afrika Abrika. Okay, Abrika. Hanyuma Abrika iza guhinduka Afrika. Actually iba Afrika, iyi ba iba pa, hanyuma pa iza kuba fa. Okay, biva muri Abrika bijya muri Afrika biba Afrika. Okay, abazungu baje, abongereza baje, biba Afrika. Hanyuma iryo jambo Abrika ryavuye hehe? None reka turicagagure
tuvanemo imvugisha. Okay, system ngiye nkoresha mbanza kwica imvugisha kuko nasanze Mututsi ategura ururimi we yakoreshaga inkingi no kwandika amatwi y'intare yanditse mu nkingi ntabwo yanditse mu mvugisha. Okay, n'udusumari muri Mesopotamia nazo twanditse mu nkingi ntabwo twanditse mu nta mvugisha zirimo. Okay, niyo zirimo barazitondera cyane. Nasanze imvugisha yenda zahabwaga agaciro ari i, okay, na u, i na u. Izo rimwe na rimwe i yarakoreshwa kuko i yahagarariraga ibaba cyangwa kamere y'Imana, ndi y'Imana. Rimwe na rimwe bakayifashisha na ya ikabimvugisha mu buryo bwa i. Noneho reka tuvanemo imvugisha. Tuvanemo imvugisha muri Afrika. Nababwiye ko byabanje kuba Afrika, noneho biba Afrika, noneho biba Afrika. Noneho reka tuvanemo imvugisha dusigaranye bara na ka. Turongera turavuguruza dutangiza ra, ka na ba. Turakomeza turahinduriza tuzana ra, ya ka iba ga, ya ba ikomeza iri ba. Noneho tubonye imvugisha zijyana mu ijambo rihuza n'Imana yohereje ba Mututsi, n'Imana yazanye amabwiriza ko hagomba kubaho ubuzima hano ku isi. Iyo Mana ikaba yerekanwa Misiri nk'Imana nyiri mugezi wa Nili, ikaba ari Imana se w'izindi mana zose. Iyo Mana ikitwa Rugaba. Nayo kandi ikaba yarabaye mispronounced, rimwe na rimwe ikitwa Kepra. Yiyereka rimwe na rimwe muri kiriya gisazi naberetse cy'amase. Mana Rugaba niyo Mana nkuru, niyo yerekanwa ko yohereje ba Mututsi. Rugaba. Okay, Rugaba niyo Gasani. Hanyuma noneho cya kintu kivuga ngo Afrika actually cyamenyeshaga Rugaba yari Aburika. Okay, again cyavugaga ngo Rugaba. Noneho ya Alkebulan bikaba land of Rugaba. Okay, noneho Alkebulan ni ru, ke, bi cyangwa ge. Okay, Rugaba. Noneho Rugaba land. Land ubundi bivuze area cyangwa land, ni suffix. Okay, ni suffix uriya mushakashatsi Shenkanta Diop yiyongereyeho. Ariko nawe kubera nyine atari umunyarwanda, atakomokaga nyine mu mutima nkatwe aho dukomoka mu mutima cyangwa mu gitsina cy'isi, kuko mu Rwanda ni mu gitsina cy'isi. Urumva mu Rwanda ni mu gitsina cy'isi. Nzabereka map yabyo. Naho mu Rwanda twebwe aho dukomoka hano aho ni mu gitsina cy'isi, kuko iyo witegereje hari map zerekana nyine Rift Valley ukuntu iteye. None wabona u Rwanda ukuntu rwicayemo n'u Burundi, ukabona ni umutima, ukabona ni igitsina cy'isi, ukabona ni ibintu byinshi cyane. Urumva, so niho definitely niho Rugaba n'intumwa ze bagomba kuza bagakorera imigenzo yabo, kuko bari aba ritualists. Rituals zikomeye zo kuzana civilization ku isi zabanje gukorerwa hano muri aka karere. Urumva, imigenzo n'imiterekero n'imitsindiro byose byakorewe muri aka karere. Urumva, ku gitsina. Urumva, so land ni suffix ivuga ngo area cyangwa land. So rya jambo Alkebulan ryo Shenkanta Diop yatweretse riragoramye still. Ni twebwe turibona ukuri kwaryo, tugomba gushakisha uburyo turisubiza mu buryo bwaryo, tukakonvisinga isi kemera. Ibi bintu rero biranakomeye kugira ngo dukonvisinga isi, kuko kubera nyine dufite privilege yo kuba twebwe dukomoka kuri Mututsi n'abandi bose baje nawe. Hari ubwo bizana ishyari kubera ignorance, bakavuga bati mwishyira hejuru cyane mwebwe abanyarwanda, cyane mwebwe Abatutsi mushaka kwishyira hejuru mu bintu by'amateka y'isi. Ariko kandi njyewe nasanze ibintu bidutunga agatoki. Urumva, twasinziriye imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko iyo ubicengeyemo usanga ari ibyacu. Ni ibyacu. Urumva, so Afrika yitwaga land of Rugaba. Urumva, yitwaga ubutaka bwa Rugaba cyangwa kwa Rugaba.
okay, cyangwa ibugaba cyangwa ibugabiro, urumva niko byitwaga, ntabwo byitwaga Alkebulan cyangwa Afrika. Murakoze, yari Rwibutsa, umuntu wanyu woherejwe ndi ntumwa, ubutumwa buzabageraho buhoro buhoro. Murakoze.